twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Muhawe ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Polisi y'igihugu hamwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye bakomeje ubukangurambaga mu gihugu cyose bashishikariza abanyarwanda guca burundu ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no gufasha abahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina babashishikariza kugana ibigo bya Isange One Stop Center biri mu bitaro bitandukanye. Ubukangurambaga bw'uyu mwaka bukaba bufite insanganyamatsiko igira iti kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'inshingano ya buri wese. Icyahohotera umugore, icyahohotera umwana n'icyahohotera umunyarwanda muri rusange tugomba kugihagurukira by'umwihariko. Ni ibintu bikwiye gukora ku myumvire. Bikora ku myumvire buri munyarwanda kumva ko iri hohotera kwirwanya, kumva ko ari ribi. Amategeko y'ibyaha by'ihohoterwa bavuga yuko umwana wahohotewe atari imyaka 18. Nanjye muganga wabibonye itegeko ritegeka ko bivuga. Banyumva neza? Nubwo yabyanga hagomba gukoresha uburyo ukabwira polisi igakoresha nike zose ahubwo n'ubwihana nka muganga bikazamenyekana igihe uwemereye kubikonsinya kutabivuga gusa n'umuntu ufite imyaka y'abukuri. Ariko umwana 18 years umuntu wese bamenye amakuru ku mwana yahohotewe afite inshingano yo kuripotinga. Ikigo cya Isange One Stop Center gifasha abahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa cyatangiye mu mwaka wa 2009. Cyatangijwe na Polisi y'igihugu, Minisante, MIJEPRO ndetse na Minijust ku nkunga y'umuryango w'abibumbye bagendeye ku gitekerezo cya nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Ku ikubitiro iki kigo cya Isange One Stop Center cyashyizwe mu bitaro bya polisi ku Kacyiru. Isange One Stop Center ikigo cyatangijwe muri 2009 na nyakubahwa umufasha umukuru w'igihugu. Official launch iba mu kwezi kwa 10 muri 2010. Muri 2012 kubera service cyatangaga cyemerwa gihabwa igihembo na UN mu rwego mpuzamahanga. Ikigo rero ni ikigo mu by'ukuri gihurirwaho n'inzego zitandukanye multi sector, inzego z'ingenzi zigihuriraho mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ni zikurikira. Urwego rwa mbere rutangaza service sociaux ruhagarariwe na Minisiteri y'Umuryango. Hari urwego rw'ubuvuzi ruhagarariwemo na Minisiteri y'Ubuvuzi. Hari polisi ifite inshingano yo gukora iperereza nk'uko maze kwibereka iganisha ubucamanza cyangwa ubutabera. Izo zose ni sectors cyangwa za ministeri z'ingenzi zifite uruhare mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda. Ariko kandi hazamo n'izindi nzego, societe civile, abaturage, ariko izi mu rwego rwa leta nizo zikoze steering committee, inama nkuru igenga iyi gahunda. Ni gahunda ikorwa mu bitaro, aho usanga mu bitaro mu by'ukuri hari urwego rushinzwe kwakira abahohotewe, urwego rushinzwe kurwanya ihungabana, urwego rwa polisi rwo mu bitaro rushinzwe gukora iperereza riganisha ku bucamanza, n'urwego rw'umuganga w'inzobere ushinzwe ubuvuzi, ushinzwe gusuzuma abahohotewe agashakisha ibimenyetso, akora expertise, akaba yatanga na testimony cyangwa ubuhamya mu nkiko bibaye ngombwa. Ubu hajemo n'urwego rwa MAJ ku buryo izo service zose zigomba guhurizwa hamwe zigahabwa uwahohotewe. Ubu hakaba hari gahunda yo kugenda hashyirwa Isange One Stop Center mu bitaro bitandukanye mu gihugu cyose. Iyi gahunda ya Isange One Stop Center itangiye gukora igagaragaza umumaro ukomeye. Byabaye byiza yuko leta yiha intego yuko Isange One Stop Center zakwirakwiza mu bitaro hose mu gihugu. Ubu tuvugana tumaze kugira Isange One Stop Center mu bitaro district hospitals 12
kuri gahunda ya scale up cyangwa se kwagura Isange One Stop Centers kugira ngo zibe mu turere twose, twagize amahirwe tubona umuterankunga ambasade y'Abaholande idutera inkunga mu gikorwa duhuriyeho, itera inkunga leta ariko ni cyane cyane nizo institution enye, MIGEPROF, Rwanda National Police, Minijust na Minisante. Iyo nkunga yabo baduteye yo kwagura igiye kongeraho izindi Isange One Stop Centers 17 nizo rwose turimo ubu ngubu dukurikirana kugira ngo zijyeho, nizo zirimo zitangira. Ubwo rero ni inkunga y'Abaholande ariko yanyujijwe muri UN Women, noneho igashyirwa mu bikorwa na leta inyuze muri izo institution enye, kuko n'ubundi nizo zifite inshingano yo gutuma Isange One Stop Center igakora neza kandi n'abaturage bagahabwa amakuru. Ubwo rero muri izo zindi 17 niho harimo nk'ubu ngubu yuzuye yo mu bitaro bya Ruhengeri hariya mu karere ka Musanze, twariyo rwose muri iki cyumweru yuzuye, iya Nyanza iruzuye mu bitaro bya Nyanza hariya, Kabutare mu bitaro hariya bya Kabutare muri Huye nayo barimo barayubaka ubu ngubu, Rwamagana irimo irubakwa, hari 5 nyine zirimo zirangira. Indi ntavuze ni yo mu bitaro bya Muhororo muri Ngororero, nayo ubu ngubu barimo barayubaka, n'izindi nazo izindi 12 ntavuze Minisante muri gahunda yo gutanga amasoko yo kuzubakisha, ku buryo rwose intego yacu nuko uyu mwaka uzasoza dufite Isange One Stop Centers mu turere 28 ku turere 30 dufite mu gihugu. Nk'uko biri mu nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, gukumira iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigomba kuba inshingano ya buri wese. Nk'umuryango tugomba gukumira ihohoterwa iryo ari ryo ryose ryagaragara mu muryango. Ikindi ni ugutanga amakuru ku gihe mu rwego rwo gukumira ihohoterwa ndetse no gufasha uwahuye n'ihohoterwa. Birumvikana niba ryanabaye n'uwarikoze agomba guhanwa kandi ntiyahanwa atamenyekanye. Hari ukubahiriza inshingano zo kurera neza abana bacu. Ikindi ni ukutagaragaraho ingeso mbi zatuma abana bacu bagira imyitwarire mibi. Mu ijambo rimwe ni ugutanga urugero rwiza, ni uguha abana bacu ingero ziza muri byose. Twaganiriye n'abantu batandukanye batubwira uruhare rwabo mu gukumira iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufasha abahuye n'iki kibazo bagana ikigo cya Isange One Stop Center. Mu rwego rwo kurushaho gukumira, mbere na mbere turushaho gukumira dushakisha amakuru mbere y'uko icyaha kiba. Iyo haramutse habonetse icyaha, turushaho guhanahana amakuru. Icya mbere ni ukugira ngo uwahohotewe abashwe kugezwa kwa muganga, cyane cyane kuri hari gahunda yashyizweho ya One Stop Center yo kugira ngo uwahohotewe arusheho gukiranwa, ibibazo bye byumvikanwe. Icyambere no kumutega amatwi, kuko icyo cy'ingenzi, kumuhumuriza, hanyuma noneho turushaho no gushyikiriza ubutabera wakoze icyo cyaha, mu rwego rwo kugira ngo turushaho guca umuco wo kudahana. Hari nimero y'akarere ihari itishyurwa, ukorewe ihohoterwa cyangwa se ukorewe icyaha, buri muturage wese ashobora guhamagaraho, bityo tukabasha gutabara aho ku gihe cyihutirwa. Icyo gihe uwahohotewe tumugeza ku bitaro cyangwa se tugafatanya n'inzego za polisi kugira ngo uwahohotewe abashe gushyirizwa icyo kigo, kandi ubu n'uwakoze icyaha abashe gushyirizwa ubutabera. Mu buzima bwa buri munsi mu kazi dushinzwe, tubanza mbere na mbere gukumira ko ihohoterwa ribaho. Mu rwego rwo gukumira rero turigisha. Mu rwego rwo gukumira turigisha cyane cyane dukora ubukangurambaga igihe duhuye n'abaturage, igihe duhuye n'imiryango. Ni ukuvuga ngo muri uko kwigisha hari inama zisanzwe zihoraho z'abaturage dukorera hasi mu tugari ndetse no mu midugudu, hagakurikiraho cyane cyane noneho by'umwihariko kwigisha dushingiye ku migoroba y'ababyeyi. Ahangaha bidufasha rero gukumira, tugaragaza, dufasha imiryango kugira ngo ibashe kubana neza, ibashe kubana mu mahoro,
cyane cyane twita cyane ku iterambere. Uruhare rwanjye nko guca icyo kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuvuga ngo ba bantu bagerageza kuba bafite iyo myumvire mibi, imyumvire yo kumva ko abonye umwana wa Rwanda rw'ejo hazaza kuba yakumva ko yamuhohotera, ni ukugerageza kubegera abantu nk'abo bafite iyo myumvire, tugakuramo iyo myumvire mibi, tukabagerageza kubumvisha ko hari indi myumvire ikwiye, bakagerageza kubungabunga abari b'u Rwanda b'ejo hazaza. Tubonaho abanyarwanda nuko dusaba ahantu hose muri abaturage, aho bari mu murenge, aho bari mu midugudu, kujya bafasha abahuye n'icyo kibazo, abahohotewe, babashishikariza kujya muri Isange One Stop Center batanga n'amakuru, kubera ko icyo gihe mwohereza kuri polisi ikamufasha kujya muri Isange One Stop Center. Ariko ikindi navuga, ubundi butumwa natanga, ubu turimo turafasha abahura n'ikibazo, abahohoterwa, ariko imbaraga turazishyira mu gukumira, kugira ngo n'uyu mubare tuvuga ngo turimo turafasha ugenda ugabanuka, kubera ko ntabwo ariyo gahunda ya leta yo kuvuga ngo tugiye gukwiza tuvuga ngo abantu bari kwiyongera. Gahunda ni kugira ngo abahohoterwa umubare ugabanuke, twumve ko tugera ahantu turi sosiyete itarangwamo ihohotera ishingiye ku gitsina. Ariko of course kubera ko ngubu birahari, tugomba gufasha abahura n'icyo kibazo, ariko ingufu tuzishyire, dufatanye hariya ku midugudu, muri community, dukumire, ariko tunatanga amakuru kugira ngo ababikora banahanwe n'amategeko, kubera ko iki ni icyaha gihanwa n'amategeko. Munyarwanda, menya ko gukumira iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari inshingano yawe, kandi kuba ijisho ry'umuturanyi tubigira umuco. Ihutire gutanga amakuru igihe cyose ubonye wahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ibimenyetso bitarasibangana. Umufashe kugera ku kigo cya Isange One Stop Center kikwegereye, kugira ngo abashe guhabwa ubufasha butandukanye burimo ubuvuzi, isanamitima ndetse n'ibindi. Si ibyo gusa, kuko ushobora no guhamagara nimero ya polisi itishyurwa 3512 cyangwa se 112. Mwakoze cyane kubana natwe, mugire umugoroba mwiza kandi Imana ibarinde. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.